Muri ibi bihe twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, imyaka 30 ikaba ishize twiyubaka, binahuriranye nuko ari ibihe byo kwisuzuma bareba niba hari ibyo tugomba kuvugurura mu miyoborere, nkaba nzabigiramo uruhare nanone nk'umukandida. Nifuje gutanga ubutumwa bwo gukomeza abarokotse jenoside yakorewe abatutsi, nkanatanga ubutumwa bwo gushima inkotanyi zunamuye igihugu. Navuga ko inkotanyi nizo zatwinjije muri demokarasi, kuko amavugurura ya mbere yari akenewe yabaye guhera muri 90 bayaharanira kugeza muri 94 bayatsindiye. Hanyuma igihugu gishya kikavuka, kugeza ubu tukaba noneho turiho twubakira kuri ibyo batugejejeho. Ikigenewe kuvugururwa noneho ubu ngubu ni icyo ari cyo cyose cyatuma igihugu kidasubira inyuma, ni icyo ari cyo cyose cyatuma ubumwe turiho twubaka butigera busubira inyuma, cyane cyane iyo hariho kutavugurura buri gihe. Kuvugurura rero ni inshingano y'imiyoborere iyo ari yo yose. Nkaba njyewe muri iki gihe nzasaba ko gahunda ya Ndi Umunyarwanda twagezeho ihabwa ingufu, kugira ngo abantu batazigera bakebuka inyuma. Nkazasaba ko twongeramo bushyashya Ndi Umunyafurika nkabana n'Umunyarwanda. Nibyo bizatuma twumvikana cyane kurushaho n'abaturanyi b'ibihugu dutuyemo bya Afurika, tukarema ubumwe bwa Afurika, aho u Rwanda rwunze ari rwo ndetse shingiro ry'ubumwe bw'Abanyafurika. Dufite urugero rwo gutanga, kandi nanone n'abaturage bacu nibo Banyafurika shingiro. Amateka twagize, Afurika ubu ngubu iriho irayivuruguta. Nkaba rero biri mu byo nzashyira imbere, nkaba nkomeje basaba ngo dukomeze tuzirikane iki cyumweru cyo kunamira abazize jenoside yakorewe abatutsi n'iminsi 100 y'urugamba rwo kuyihashya no gutangira kubaka igihugu. Twibuke twiyubaka. Murakoze.